uyu mbajije nawe yitwa niyo nkuru Visto arambwiye ngo yabayeho mu buzima busanzwe ngo ariko yabishimiye kumva namwe mwashyika ahangaha. hanyuma undi uyu nawe yitwa Manishimwe Claude ariko aragize ati ndishimye cyane kuko mbabonye ati ubu nduhutse imibabaro nari mfite. hanyuma uri ku ruhande uriya yitwa Mukabyiringiro Benita aragize ati Imana ibahe umugisha kuba namwe mugeze muri uru rugo rwacu ni ibintu bidasanzwe. ndashaka ko bambwirira ko abayobozi bagize igihugu abaturage muri rusange babakurikiye bari kubareba kuri kamera bambwira ko kamera iri kubereka abantu bo mu Rwanda no mu bihugu byo hanze. Hanyuma buri wese ugiye n'umumbarize yasaba iki umuntu waba wamukunze. wowe wasaba iki bakujyanye basaba iki? aravuze ngo uyu we yasaba yuko ngo yagenda agakomeza amashuri yacikije. ngo nawe yasaba ko yiga akamenya. wowe wasaba iki? wowe wasaba iki ko ugenda ukagira gutya ukiga gutya? ntureba ko kwiga bibabaza cyane. nawe yasaba kwiga. wowe wasaba iki? ngo nawe ni ukwiga. ngo agiye kubasengera kugira ngo nawe mana we ngo nibura azababoneho. uyu nawe ati ndagira ngo ndashima Imana ko abonye mugenzi we ngo utabona we ntabwo akiri wababara cyane kuko n'uyu nguyu ari umunyabibazo nkawe ngo mugize neza kuba mugeze ahangaha ngo byarushaho kuba ngo nawe ngo yagera aho abandi bari. ngo agiye guhera none asenga ngo kugira ngo nibura nawe azabagereho. Bakunzi b'Ifunguro TV ndabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe, nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino kandi Imana Nyiringabo ikomeje kubanezeza. Nkunda kubibabwira ngo Imana ibaho umugisha ko niwe mugabane umuntu adakura ku ababyeyi baguha byose ariko umugisha uturuka ku Mana. Ndabizi rero uyu mugisha mbasabira bamwe muri mwe bajya banyemera bakambwira ko bageraho tugashima Imana n'ubundi Imana ibaho imigisha kandi ibanezeze mu nzira mucamo mu byo munyuramo byose. Nkuko mubibona rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe nkuko nabibabwiye
turi mu ntara y'Uburengerazuba tumazeyo iminsi. Icyo twifuza ni ukugira ngo abantu benshi bakomeze kwamamaza Yesu, kandi n'abantu benshi bakomeze kwakira ibyiza byo kurya by'ubugingo bifasha buri muntu wese w'umukristo cyangwa ukijijwe kunyura muri iyi nzira igoye. Hanyuma twagiye gusura umubyeyi nk'uko mubibona, turi kumwe n'abana be, aratwakiriye ahangaha mu rugo rwe. Aha turi ni Mwito, cyahoze ari Mwito, ni mu murenge wa Bushenge, hafi y'Ikivu, ngo bahita mu kagari ka Karusinde. Imana ibahe umugisha cyane rero, muzaze muhatemberere, ni ku mazi nyine, ni ku Kivu, ni hafi y'amazi, ushatse gutembera wahagera. Nk'uko rero ndi kubabwira, amazina yanjye ni Tuyobore Mukamunezi Francine, Mama Blessing. Naturutse i Kigali nje kureba uyu muryango, kuko ni umuryango nari nzi kera ariko umba ku mutima, wanguze ku mutima kera. Ndavuga ngo abantu bamenye bagomba kumenya ko Imana yacu itagira ubandura ku butoni, kandi n'urya Imana ntabwo igikina, yitwa no santima, niko njya nkunda kubivuga. Uyu muryango rero mubona ndi kumwe na mama n'abana be 4. Uyu mubyeyi mbanje kumusobanuraho gato, yabyaye abana 8, hanyuma 4 baba badafite ikibazo. Aba 4 mubona turi kumwe hano ntabwo bumva, nta nubwo bavuga. Ni ukuvuga ngo yabyaye abana 3 bumva bavuga, akurikijeho kubyara kuva ku mwana wa 4 kugera ku mwana wa 7, bose ntibumva ntibavuga. Ni 4 bakurikirana, abahungu 2 ntibumva ntibavuga, abakobwa 2 ntibumva ntibavuga. Impamvu mbisobanuyeho cyane nuko nzi ko abantu benshi bajya bagira igihe cy'ubwira banga Imana yarabataye, ariko Imana yacu ntabwo idusiga. Uyu mubyeyi yamuhamya yo guhamya ko nubwo afite abana 4 batumva batavuga, wakibaza uko babayeho mu buzima busanzwe, abahamagara ate, ari mu nzu se bamuhamagara bate, umujura ate, ni ibintu birebire. Comment ndabizi ni nyinshi ko nagiye mba ntekereza ibintu byinshi mu mutima wanjye, ariko ndagira ngo mbereke ko Imana yacu nyine ikora uko ishaka kandi mu gihe ishaka. Ndagira ngo tumwakire rero, abibwire, atubwire n'amazina y'aba bana, ubundi twe twakomeza kuganira. Karibu mubyeyi mwiza. Nanjye nishimiye kubabona. Nitwa Mukasibo Sarafina, ntuye mu kagari ka Karusinde. Nagerageje kubyara nanjye nk'abandi, ngo mbyara abana 4 bumva, ariko nyuma yaho mbyara abandi batumva. Ubu ni wa muryango mfite hano none uyu munsi muri uru rugo. Ubwo rero nakomeje kuba ndi umuntu wo kwiyakira, kugeza n'uyu munsi cyakora ndakiyakira. Umuryango wa nyine ndi kumwe nabo. Imana iguhe umugisha. Watubwira amazina y'aba bana uko bakurikirana uhereye ku mukuru? Ubwo umukuru yitwa Niyonkuru Vista, umukurikiye yitwa Nyirangendahimana Jeanne, umukurikiye yitwa Manishimwe Claude, umukurikiye yitwa Mukabyiringiro Benita. Yego. Imana iguhe umugisha cyane. Turabashimira. Mwaduha karibu rero aho twicara kuko tuba tunashaje, nibyo tugakomeza kuganira. Nibyo rwose, ni karibu rero. Babyeyi bagabo bakobwa, ndabinginze mufate umwanya, basore mwese mufate umwanya mutekereze kuri iyi nkuru ikomeye twabasize imbere. Uhere kufata umwanya Imana yawe icyubahiro. Ndakwinginze, niba uri mu kazi, niba uryamye, ukimara kubona iyi nkuru, ushaka uburyo wafata iminota 2 ushimira Imana ku bwawe uri muzima, ushimira Imana ku bwaba wari bazima, ushimira Imana wowe yakugize uko nguko umeze. Ndagira ngo nguhurize tugitangira wibaze, mbese ndi nk'uyu mubyeyi wabyaye bano bana, abana 4 bakurikirana bose batumva ntibavuge, utekereza ari wowe uko byakomera, utekereza uko waba umeze, utekereza isengesho wasenga, kuko iki ni ikintu ushobora guhura nacyo, no kurya no kuryama no gusenga bikakubera ikibazo kandi nta kindi kibazo ufite. Ubwo rero biguterwa Imana icyubahiro. Ndumva nshaka ko iyi nkuru ituma wowe ubwawe ahuri hirya no hino uha Imana icyubahiro byonyine. Nta wundi musaruro Imana ikeneye kuri ibi bintu, ni amashimwe ishima, ukavuga ngo uko biri ndi muzima. Wenda washobora kuba warabonye abandi bafite ikibazo, ariko iyi nkuru ni imwe mu nkuru zitangaje, kubona umubyeyi yabyara abana 4 bakurikirana, bakaba abakobwa 2 n'abahungu 2 batumva batanavuga. Kuvuga ngo yabyaye abana 8, 4 baba bazima, abandi 4 bagira ikibazo cy'ubumuga, ntibumva ntibavuga. Ndagira ngo rero ubitekereze tugitangira, wibaze
babana bate, babayeho bate, bese bimeze bite. Reka tubaze mama weho mu magambo. Ndumva icyo nifuza nuko mubareba gusa ubundi mukiga Imana. Ndumva nkeneye ko mwiga Imana byonyine, umenye ko iyi Imana nyine ari Imana ikora icyo ishaka kandi mu gihe ishakiye. Ni Imana itajya yivuguruza. Wowe rero ubitekerezeho, uzaduhe comment utubwire icyo wasanze Imana yaraguciye cyangwa wibaza icyo Imana yagushakagaho. Reka twakire mama wabo atubwire mu buzima busanzwe mubyeyi umaze kubona ubyaye aba bana, uwa mbere ntiyumva, uwa kabiri ntiyumva, uwa gatatu ntiyumva, uwa kane ntiyumva, wabyakiriye ute? Uko nabyakiriye rero, narabyaye nyine cyakora mpura n'ibibazo bikomeye, ariko maze kubyara uwa mbere muri aba batumva, mbo nagerageje kwiganyira, ariko negera Imana irankomeza, mbo ndetse ngerageza kumva neza muri ngewe ko wenda hari najya mu bitaro bidasanzwe ahantu hose, mbo ariko aho ngeze bakambwira yuko nta kibazo bafite, ahubwo ari imitsi yabo yasobanye. Mbo ubwo rero nariyakiriye, mbyara n'undi wa kabiri burya biba gutyo, n'undi wa gatatu biba gutyo, ndetse n'uwa kane biba gutyo. Basi ndavuga nti noneho ubu nta mbese ko ntacyo nagomeye Imana, Mana ubu ngiye bigenza uti. Ariko nkomeza kwinginga Imana cyane, mbo mu buzima busanzwe barangora gukura, ariko kugeza n'uyu munsi bakinangora. Nyine buri kimwe cyose nukumbaza kandi muri makeya nta n'ubushobozi umuntu aba afite. Ubwo rero cyakora nariyakiriye nyine, abana naba murabona aho bageze, ni amashimwe nyine akomeye y'Imana, mbese twaye Imana icyubahiro. Twaye Imana icyubahiro. Aba bana bawe umaze ko papa wabo abonye mubyaye rimwe kabiri gatatu kane, mubyara abana bafite ikibazo cyo kutumva no kutavuga, kandi bose uko ari bane bagihuriyeho, we tubwire ko yabyakiriye. Ntabwo yabyakiriye neza, yarababaye cyane, arababara, ariko nkajya muhumuriza mwereka ko Imana ari ishobora byose. Mbo ariko nyuma yaho akambwira ati none se ko aba bana uri kubyara bameze batya, ni iki cyabaye, byagenze gute? Mbo papa wabo agira ikibazo, ariko ntabwo twagerageje kubana nabi, twese twafatanyije kwiyakira. Nyuma yaho kugeza n'uyu munsi nabwo ndavuga nti ntacyo, isaha y'Imana itanga uko ishaka nyine, nuko ntabwo muri make yarabyakiriye kuko byari ngombwa nyine nkuko yarabibonye. Abandi bavandimwe bavukana n'aba bana bakuru babo, kuko hari batatu bakuru kandi badafite ikibazo, hari n'undi mutoya ubakurikira bose udafite ikibazo, bo babakiriye bate mu muryango, aho ushatse, aho wavutse, mbese mbabarira umbwira uko bakwakiriye muri rusange. Uko babyakiriye nyine babonye bidasanzwe. Nkimara kubyara abangaba batumva, bahisemo babona ko umuryango nshatsemo wahise kubona ko mbaciye. Mbo ariko kubera ko umutware wanjye twageragezaga kumvikana, ntabwo yantereranye mu bibazo byo kubarera, ahubwo nko mu baturage bakaza ati ibidebire byo kwa runaka, ibidebire byo kwa runaka. Ariko ndashima Imana muri make ko yabakomeje, uyu munsi akaba nta waba kivuga ngo ni ibidebire. Ubwa kabiri ugiye kubyara, usanze umwana ufite ubyaye amaze kwegera hejuru, usanze afite iki kibazo, wifuje kongera kubyara? Umva, n'ubundi naragiye njya ku bitaro turamupimisha, dusanga nyine afite iki kibazo. Tubyaye n'uwa kabiri dusanga n'ubundi afite ikibazo. Burya birakomeza, turagenda tujya ku bitaro ahantu hose, Kigali, Kanombe, Kibogora tuhasanga umuzungu aratubwira ngo imitsi yabo yarasobanye. Ubwo ntibyatuje. Mbo ku mwana wa gatatu n'ubundi twibwira nyine ko tugiye kubyara, basi nyine nk'abandi babyeyi.
mbyara gutya nyine n'ubundi n'uwa kane mbyara gutya ubwo nuko nabayeho mu buzima bungoye cyane nuko nagiye mbaho nabyaye wa gatanu rero niko kaka muri kubona ahangaha ariko we nta kibazo arumva aranavuga Uwera ngwino hano ngwino nguhe mikoro usuhuza abantu Yesu ashimwe cyane ahimbazwe ngahibwira abantu badukurikiye nitwa Uwera Jacqueline uriga tubwire udafite isoni umuntu witwa Uwera atagira isoni ni muri Karusimbi wiga mu kangahe niga mu wa kane yego yiga mu wa kane usanzwe utsinda se ukunda mama ukunda Claude ukunda na Jane oya kutari kubivuga useka subwira bakunda hose ndabakunda urakoze cyane subirira kwiyicarira Nshuti bakunze bayifunguro TV uyu mwana witwa Uwera Jacqueline ni umwana ukurikiye abana bane batumva batavuga reka tubaze mama wiwe uyu mwana umaze kumubyara ukabona afite imikino nk'iyabandi bana bari kumva nk'iyabandi bana bavuga wabyakiriye ute uyu nguyu narabimubyaye rwose Imana amashimwe menshi cyane ndavuga nyine nabwo nabimenye bitinze kuko n'ubundi navugaga nti n'ubundi nawe araza kuba kadumu ariko umva katangiye kudaguza ndishima nyine mbona ko uyu mwana noneho nawe arokotse aho nahaye Imana amashimwe menshi cyane Uwera Jacqueline yavuze afite igihe kingana iki afite imyaka 11 avuga ubona atangira kwiga kuvuga yavuze afite umwaka n'igice wari wamaze gutekereza ko azamera nka babandi akurikira n'ubundi nabonaga ko yabaye nkawe tu niko nabonaga rwose bakunzi ba Ifunguro TV uyu mubyeyi ni umubyeyi w'amateka cyane ndagira ngo tugaruke ku kintu cy'ukuntu ni birebire ntitwabyinjiramo ariko tugaruke ku kintu cy'ukuntu mubanye n'aba bana bawe urabona abana bane batumva batanavuga nibo muri kumwe hanyuma undi umwe kandi niwe muto muri bose iyo muri mu rugo murimo kuvuga murimo kuganira urimo kubatuma ndagira ngo ugire nk'ugira icyo utuma muri bo ndagira ngo ufate umwe muri bo umuntu umira amazi turabikora da yego mubwire ajya kunzana amazi yo umwana akagenda ukamutuma akagaruka kandi mukavugana tukavugana nyine nuko ariko ibaze nka ninjoro ubwo ni ukuvuga ngo mba ntuje cyane utamenya nyine ko ari umuntu uranga ni kuvuga ngo iyo bwije hatabona ngo mukora ibimenyetso bya bindi umwe aba ari ukwe n'undi ari ukwe buri wese ari mu bye aba ari mu bye rwose ntawumenya nyine aho umwe ari undi ari nuko ni ukuvuga ngo cyane mufashwa n'urumuri kugira ngo umwe arebe ibyo undi ari gukora nirwo rudufasha aba bana mu gihe tugikomeje kukubaza aba bana babashije kwiga aba bana nagerageje kubajyana intendezi amashuri ndayabura ngerageza kujya ku Rusizi cyakora ku Rusizi hari ishami igihe kiragera ku Rusizi nyine harabananira kuko ni ugutera intambwe nta n'ubushobozi nari mfite butuma nyine bana bazajya bagenda bajya nko kwiga bakoresheje amaguru ku Rusizi ariko burya tuza kubazana hano ku Nkanka hari ishami iryo shami niryo ribafashaho ariko bamaze gucika intege kuko barananiwe gutyo ubu babiri bavuyemo ubundi niwe ukigendagenda ariko nawe ari kunanirwa bagiye kuvamo nyine none babigisha iki ni ukudoda abandi ni ukubaza ukareba ukabona babifata barabifata ariko mu ruhande rwanjye nta nyungu bifite ntago bashobora kugira igihe kiri precise niba ari umwaka ngo bige barangize babone amasertifika bazajye gushaka akazi oya ntayo babaha ubwo ni ukwiga gusa bakazaroha gutyo n'uwakiga akafata akamenya ni ukuvuga ngo nta kazi yabona nyine ni ukwibera muri icyo kigo njye mu ruhande rwanjye nkabona
ntaho bava ntaho bajya. hanyuma baramutse bize bakarangiza abo babigisha ntibashobora no kubafasha kubona ibikoresho by'ibanze kugira ngo bashobore kwiteza imbere nk'abandi? Ibyo by'ibanze bashobora kubibaha, ariko nk'uwakiga nibura nyine amashuri yakarangiza numva ari byo byamfasha. Ariko none ubu uyu munsi ntabwo kwiga ngo barangize bikunde, bahora gutyo. Ubwo rero mu guhora gutyo ugasanga ntacyo byamarira, kubera yuko ntabwo baziga ngo babone akazi, ntabwo baziga ngo nibura batsinde nyine numve ngo abana bagiye kwiga, ahubwo ni uguhoraho. Nimba ari kudoda bahoraho, nimba ari ukubaza bahoraho ngaho. Ubwo rero nta nyungu yabyo ngiye nabona ko mu ruhande rwanjye Imana ingiriye neza bakiga nyine bakarangiza. Icyo cyifuzo ufite bakiga bakarangiza. Ni ukuvuga ngo aho bari nta mahirwe bafite yo kwiga ngo barangize. Uramutse ubonye umuntu bajyana mu ishuri runaka rya leta bakiga ibintu bijyanye n'ubwenge bagakurikira, byagufasha? Byamfasha kuko ntabwo biga mvuge ngo bazarangiza iki gihe n'iki. Urabona aho bageze ubu, ni ukuvuga ngo ubwo nta kindi kintu ntegereje, ni ukuzahorayo kugeza igihe ahari bazasaza. Niko nabona navuga, kavuga ntese ko n'ubundi nanjye mbona nyine ari ukubiyo kunkanka, babiyo kunkanka nta kintu. Ubwo njyewe nafashwa n'iki, nazamurwa n'iki, nakora gute? Biga bataha cyangwa biga babaye? Biga bataha. Hano kugera ku nkahani kure ni ukugorwa. Nk'ubu ugize amahirwe yo kugira umuntu ukubwira ngo ufashe iki ku bana bawe, cyangwa urumva wifuza ko ngo ufashe iki? Abantu badukurikiye benshi, abanyamerika, ab'i Burayi, hirya no hino muri Afurika baradukurikira. Ubu ugize amahirwe yo kubona umuntu ukagira icyo umusaba, wamusaba iki? Wamusaba ko akurerera abana, wamusaba ko abana biga, wamusaba ko abatunganyiriza inzu, urumva wasaba iki? Umva ibyo nabasaba byo, mbere ya byose namera nka Sarume ngo nabanza gusaba ubwenge, kubera ko yego n'inzu ndayikeneye kuko ndagoka, ariko nabanza kubasabira kuba nabo bazabaho nyine bakihesha agaciro, nabo bakabona ubuzima. Hanyuma uwa mbere muri bo, turi kuvuga kuri aba bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, umukuru muri bo afite imyaka ingahe? Yavutse ryari? Yavutse 94. Yavutse 94. Kubyumvikana mu myaka 26. Uwo nguwo ashobora no kugira amahirwe yo kubona umuntu umukurikirana akiga akabasha kugira icyo yimarira. Nshuti bakunze b'Ifunguro TV, dufite ibigo byinshi twagiye turererwamo bikadufasha. Baramutse bagize amahirwe yo kugera mu Bumwe Community Center, aba bana bashobora kwiteza imbere, bashobora kugira amahirwe, kuko Bumwe Community Center ni ikigo gifasha abafite ubumuga muri rusange, ariko nyuma yo kuhiga rwose bakabona akazi. Twagiye tuhiga, nahize tricotage, ibintu bijyanye no gukora imipira. Kuri uyu munsi bingirira umumaro. Ndumva rero aba bana tugize amahirwe hakavamo bamwe muri bo babiri bakigisha abandi babakurikira, kuko kubona uburyo bwo kubajyanayo bane ntago byoroshye, ariko Imana yacu tuyizeraho inyembaraga. Nubwo ibiba byabaye suko Imana iba yaturetse, tugize amahirwe kugera muri iki kigo bakadufashiriza umwana umwe muri abangaba cyangwa babiri, ndatekereza ko uyu w'imyaka 26 yagira icyo yigezaho, kandi yagira icyo amarira nyina na barumuna be kubwo imirimo yaba yikorera n'umenye yaba yarahakuye. Nukuri Imana ishyiraho ibi bintu kugira ngo umuntu amenye ko Imana ari umuhanga, ari umunyembaraga. Ndagira ngo nkubaze, ubambarize uko bamaze kubona kamera, bamaze kubona umuntu ufite ubumuga bwo kutabona aza mu rugo rwabo. Nashaka kubambariza buri wese uko babyakiriye. Nagira ngo ngewe usobanura. Urajya ubabaza uvuga ati uyu mbajije yitwa Claude, yitwa gutya? Ubu mbajije yitwa Nyirangendahimana Jeanne, arambwiye ngo yabishimiye. Yego. Ubu urabonye gute?
uyu mbajije nawe yitwa niyo nkuru Visto, arambwiye ngo yabayeho mu buzima busanzwe ngo ariko yabishimiye kumva namwe mwashyika ahangaha. hanyuma undi uyu nawe yitwa Manishimwe Claude, ariko aragize ati ndishimye cyane kuko mbabonye, ati ubu nduhutse imibabaro nari mfite. hanyuma uri ku ruhande uriya yitwa Mukabyiringiro Benita, aragize ati Imana ibahe umugisha kuba namwe mugeze muri uru rugo rwacu, ni ibintu bidasanzwe. ndashaka ko bambwirira ko abayobozi bagize igihugu, abaturage muri rusange babakurikiye, bari kubareba kuri kamera, bambwira ko kamera iri kubereka abantu bo mu Rwanda no mu bihugu byo hanze. Hanyuma buri wese ugiye n'umumbarize yasaba iki umuntu waba wamukunze? Wowe wasaba iki bakujyanye wasaba iki? Aravuze ngo uyu we yasaba yuko ngo yagenda agakomeza amashuri yacikije. Ngo nawe yasaba ko yiga akamenya. Wowe wasaba iki? Wowe wasaba iki? Ko ugenda ukagira gutya, ukiga gutya. Ndureba ko kwiga bibabaza cyane. Nawe yasaba kwiga. Wowe wasaba iki? Ngo nawe nukwiga. Umuntu yakibaza akibaza iyo muri kumwe nimugoroba, ubundi tubwire, ushobora kubabwira ngo tujye guhinga, mujye kuvoma, bakabyumva? Barabyumva kuko ubwo aya masinye nagiye Imana yagiye yanyigisha, ndabibabwira, ariko mu buryo bwo guhinga kwabo ntibikunda kubera guhora bagenda nyine bakoresha amaguru bajya ku ishuri ku nkanga. Ibibazo twabaza byo ni byinshi kuko iyi famiye ni y'amateka. Abantu bajyambwira ngo famiye yanjye ni y'amateka, ariko hano uyu muryango rwose ni uw'amateka tutarakurekura. Papa wabo ari he? Papa wabo arafunze. Hanyuma mu buryo bwo kubagaburira, kubambika no kubitaho, ko twabonye umuntu uciriritse, udafite aho kuba, udafite iki, ubigenza ute kugira ngo ubabonere ibibakwiriye kandi bose nta n'umwe washobora kwifasha? Iyo umusaza Paul Kagame yanyizeho, yampaye udufaranga yanteguriye, njya mu isoko nkabambika. Nuko mbona ubufasha kuko abo dufaranga bampaye nitwo mbambikamo. Yego baguhangaye ku kwezi? Bampa 12,000. Ibihumbi 12 bikavamo ka texte, agapira, kuko harimo abakobwa, agapira, utwinda two kubambika, udupantaro biravamo. Basi nyine ndasarangatanya, umwe nkambika ejo, undi nkambika ejo bundi, gutyo uko ukwezi kuje. Nakwihangana, njyewe ibibazo nakubaza ni byinshi, ariko ndagira ngo utange nimero yawe. Ndumva nshaka gusoreza ahangaha ko nzagaruka tuzongera dushyireho ikindi gice, ariko reka turekera aho ngaho. Hanyuma ndumva ibyo nakubaza byaba byinshi, ndagira ngo utange nimero yawe, abantu bazakenera kukubaza, kugukomeza, kuko hari abazakubwira ati komera, hari abazakubwira ati nje nanyuze muri ibibazo sinashobora kwiyakira, hari abazakenera kuguhamagara banakubwira ati ndagufasha umwana wawe ajye kwiga, ntago nakubashije ikintu cya mituweli, ujye kuduha nimero yawe. Mituweli uyikura? Mituweli Kagame yanyezeho gutya ntayo ntanga. Imana ishimwe cyane. Iyo murwaye ujya kubavuza nta kibazo.
ntawe utakugirira ibambe, ntawe utakugirira ibambe. Kandi ndagira ngo n'abantu badukurikiye inshuti bakunzi b'Ifunguro TV, uyu mubyeyi akeneye rwose gufatwa mu mugongo. Muri ya mashimwe uzashimira Imana ugibuka ko harimo n'umuntu nk'uyu nguyu. Niba ubasha kuvugana n'umwana wawe, umwana wawe afite imyaka 26 akajya gukora akaguhahira, ujye wanamugura n'ikiro cy'umuceri ukavuga ati mubyeyi jya ku muceri kuko njye Imana yampaye umwana ushobora kujya gushaka uburyo tubaho. Hari abantu benshi babayeho babeshejweho n'abana babo. Ubwo rero namwe ho muri hirya no hino mwibuke ko Imana yabaramburiye amaboko, ariko hari abandi bantu bakeneye kurebwaho namwe Imana ikabagirira neza inyuze kuri mwebwe. Reka rero tuguhe umwanya utange nimero yawe. Ndebere haguruka ugere hino. Watubwira nimero ya mama wawe. 078 Yego. 41 94 46 5. Bakunzi b'Ifunguro TV, nimero y'uyu mubyeyi ufite bano bana ni 078 41 94 46 Murakoze cyane. Uyu mubyeyi muzamusure muzamuganirize, kandi ndabizi Uwiteka ari kumwe natwe tuzagaruka dufite amashimwe arenza aya, dukora igitaramo cyo gushimira Imana. Dushimira Imana muri uru rugo ko ibiyemeye ko bigomba ko haba. Imana ibaho umugisha cyane, mugira amahoro y'Imana. Yego, ndagira ngo turimo kugana ku musozo, ubabwire buri wese agira icyo abwira abantu barimo kumureba badukurikiye. Ngo arabishimiye cyane, ngo byaba byiza kurushaho yababonyeho mwese. Yewe ngo agiye kubasengera kugira ngo nawe Mana we ngo nibura azababoneho. Uyu nawe ati ndagira ngo ndashima Imana ko abonye mugenzi we ngo utabona. We ntabwo akiri wababara cyane kuko n'uyu nguyu ari umunyabibazo nkawe. Ngo mugize neza kuba mugeze ahangaha, ngo byarushaho kuba ngo nawe ngo yagera aho abandi bari. Ngo agiye guhera none asenga ngo kugira ngo nibura nawe azabagereho. Imana ibaho umugisha cyane. Nabibwira abantu badukurikiye icyo wumva wababwira muri uyu mwanya, we nka mama wabo. Nanjye nk'abantu badukurikiye muri uyu mwanya ndabashima cyane kuko mwateye intera mukaba mwabashije kugera muri uru rugo, mukaba mwaje kudusura. Nishimwe rikomeye, umva murakoze cyane, turabashimiye. Akunze Ifunguro TV, abavandimwe bamwe banejejwe nuko bambonye barifuza kuzababona. Ubwo rero kuboneka kwanyu nimwe muzabigeramo uruhare, muzaze nyine tuhagere. Ushobora kutahagera wowe ubwawe ku giti cyawe, ariko ukahagera mu izina ryawe, kandi Imana izaguha umugisha. Murakoze rero, Data wa twese wo mu ijuru abashyigikire. Mugire amahoro y'Imana. Murakarama. Amen. Amen. Yewe Yesu.